ko Empire cyangwa se Irene Mugahinda habe yaba yaratse miliyoni 60 VESTINE na DORCAS kugira ngo babashe kugira uburenganzira ku ndirimbo zabo basohoye. Ese ibivuga yuko ngo buri ndirimbo yaba yaratswe miliyoni zigera kuri 5 kugira ngo babashe kugira uburenganzira ku bihangano byabo, ese byo byaba ari ukuri? Ese abandi bati Irene urahemutse, abandi bati bano bana barihuse gutandukana na EMI mu myaka 5 bari bamaranye bageze ku bintu byinshi. Ese wowe urabyumvute? Reka mwibutse yuko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ubashe kubana nanjye umunsi ku munsi. Guys, murabizi yuko rero mu minsi mike nyishize aribwo binyuze kuri urubuga rwa Instagram rwa VESTINE na DORCAS, dore yuko ari urubuga rusa nkaho ari rushyashya, dore yuko mbere bakoreshaga urubuga rwa EMI, ubu ngubu rwamaze kuba ruhindurirwa izina ruza kuba rwitwa EMI Chapo, akaba nimwe muri content creator cyangwa se ari naho bita Irene nayo acisha ibindi biganiro. So binyuze rero kuri Instagram cyashya VESTINE na DORCAS nibwo baje kuba bashyira hanze itangazo rigenewe abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'abafana muri rusange ba VESTINE ndetse na DORCAS. Iyo tangazo ryavugaga yuko bamaze kuba batandukana n'uwafashaga cyangwa se manager wabo cyangwa se company bafashaga mu bijyanye no kumenyekanisha imiziki ndetse no kureba inyungu zabo muri rusange, company ya EMI Limited cyangwa se Irene nk'umuntu wabatangiranye kuva kera. Iryo tangazo kandi ryakomeje rishimira cyangwa se rivuga yuko rishimira abo bita EMI ko yarabaye hafi, kuba yarafashije ndetse ibyo ngibyo bikarenga kuba yarabafashe nka manager, akaza kubabera nk'umubyeyi ndetse akaza kuba anabarinda. Bikaba rimwe mu bintu byari biri muri iryo tangazo. Hashize rero amasaha makenya binyuze kandi kuri EMI Empire nayo cyangwa se Irene yaje kuba abikonfirma, aza kuba yemeza yuko koko bamaze kuba batandukana n'abahanzi VESTINE na DORCAS bari basanzwe bakora injyana ya gospel cyangwa se injyana yo kuramya ndetse no guhimbaza Imana muri rusange binyuze mu ndirimbo zabo. So aba bahanzi rero ni bamwe mu bahanzi bari bafitiye u Rwanda mu bintu bijyanye no kuririmba, cyane cyane mu bijyanye n'indirimbo zo kuranya no guhimbaza Imana, akadere yuko ari abahanzi bagaragaje impact cyangwa se impinduka mu rugendo rwabo rw'umuziki haba mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Rero kamwibutse yuko ubundi EMI cyangwa se Irene Mugahinda habe ndetse no bita VESTINE na DORCAS batangiye gukorana batangiye gukorana mu ntangiriro z'umwaka wa 2020, dore yuko Irene ari nawe wari wabazanye abakuye mu karere ka Musanze, dore yuko yari bafashe ari abana bato cyane bitewe n'Imana bari bafite yo kuririmba, maze icyo gihe Irene ahita yiyemeza kubashoramo amafaranga ndetse no kubamanaginga muri rusange ndetse no kubabyaza umusaruro. So Irene rero ibyo byose yarabikoze abigeraho, dore yuko yabafashe ari abanyeshuri, dore yuko bamwe muri bo cyangwa se VESTINE cyangwa DORCAS bari batangiye kwiga amashuri yisumbuye. Icyo gihe se abahindurira ikigo abavana aho bigaga aza kuba bajyana mu kigo cyiza ndetse atangira kubitaho, ari nako bakora indirimbo zitandukanye. Muri icyo gihe rero bita Irene yari ufite abandi bahanzi managinga cyane cyane nko bita Neo Bosco, yatangiye kujya yifashisha Neo Bosco maze akajya amufasha kwandika indirimbo maze akazihereza bano bana ba VESTINE na DORCAS bakagenda barushaho kuziririmba. Kigero izo ndirimbo zabo zarakunzwe cyane ndetse birenga n'imbibi z'u Rwanda, ahubwo bifata imbibi zo mu mahanga. Icyo gihe bahiriye ku ndirimbo bita Ndahawe Ijambo, imwe mu ndirimbo bamenyekanishije, imwe mu ndirimbo yabahinduriye kariyeri. Icyo gihe rero bahise bakorera indi ndirimbo bita Papa, dore yuko ari imwe mu ndirimbo nazo zakunzwe cyane. Icyo gihe iyo ndirimbo Nahawe Ijambo yari iri kuri YouTube channel ya VESTINE ndetse na DORCAS, ikaba yariho kandi haje kujya n'indirimbo bita Papa, imwe muri zari ziri kuri iyo YouTube channel ya VESTINE na DORCAS. So rero batangiye gukorana na EMI cyangwa se Irene Mugahinda habe, baje kugirana contract, baza kugirana amasezerano maze baza kwemeza yuko bagiye gukorana mu gihe cy'imyaka 5. Icyo gihe rero Irene wari ufite YouTube nayo yari isanzwe anyuzaho ibindi bihangano by'abandi bahanzi. Icyo gihe yafashaga nko bita Neo Bosco, yari afite YouTube channel bitaga EMI Music. Icyo gihe rero iyo EMI Music yatangiye kujya yaploadingaho cyangwa se kujya yifashisha anyuzaho ibihangano bya VESTINE na DORCAS, dore ko icyo gihe ari abahanzi bari bahagaze neza cyane, dore ko ari ibihangano byarebwaga n'abantu benshi cyane. Icyo gihe rero bita EMI cyangwa se Irene yatangiye kugenda yaploadingaho indirimbo zabo hafi zose bakoze, maze iyo
YouTube iragenda irakura cyane. Reka mwibutse ko iyi ndirimbo bano bana Vestine na DORCAS bayisize imaze kugira hafi miliyoni ndetse n'abantu bagera ku bihumbi 8 subscribers cyangwa se abantu bayikurikirana umunsi ku munsi. Wumve yuko ari impact nini cyane Vestine na DORCAS bagize kuri YouTube channel. Ese kuko bivuga yuko Irene yaba yaratse bano bakobwa miliyoni 60 kugira ngo baze kubabasha kuba bahabwa uburenganzira kuri izi ndirimbo. Ibyo Irene cyangwa se Irene muri ndahabi yaje kuba bitangaza hiki. So guys, rero binyuze mu kiganiro Irene yagiranye n'umunyamakuru Bobo Rwanda yaje kwamutangariza yuko ngo bivuga yuko yaba yaratse miliyoni zira kuri 60 abahanzi Vestine na DORCAS ari ibihuha, ndetse ari umunyamakuru wanditse iyo nkuru agira ngo ayobye rubanda. Aza kuvuga yuko ngo umunyamakuru ari non professional ndetse n'abanyamwuga yabaje kuba ashyira muri iyo nkuru yayitangazaga mbere yuko ngo yakaba yarabashije Irene cyangwa se yarabashije abandi bantu bari hafi ya Irene mbere yuko ajya gutangaza iyo nkuru. Reka mwibutse yuko rero kandi abantu benshi batangiye kugenda bavuga byinshi kuri ritandukana rya Irene ndetse na DORCAS na Vestine. Bamwe bashinza Irene yuko yaba ataragiriye neza abantu bahanzi, ariko ku rundi ruhande abandi bakavuga yuko urebye ibintu Irene yakoreye bano bakobwa ari ibintu by'agaciro, ahubwo Irene kabaye abishimirwa. Reka mwibutse ko iri tsinda rya Vestine na DORCAS ubu tuvugana bose bari kubarirwa mu gihugu cya Canada, dore yuko ariho umwe yashatse umugabo ndetse n'undi akaba yaramusanzeyo ejo ubundi. Ubu tuvugana rero iri tsinda ryakoze indirimbo nyinshi cyane, indirimbo zakunzwe n'abantu benshi. Ubu ngubu byamaze kuba ritandukana n'umushoramari cyangwa se wabafashaga mu bijyanye no kubacungira ibyabo yitwa ME cyangwa se muri ndahabi Irene. Uretse ko kandi bakoze indirimbo nyinshi cyane zamenyekanye nk'indirimbo bita Yembo, indirimbo bita Emmanuel, indirimbo bita Ihema ndetse n'indirimbo bita Iriba. Reka ngubutse ko indirimbo bita Yembo ari indirimbo bafite rebwe n'abantu benshi, dore ko rebwe n'abantu barenga miliyoni 41 zaturutse ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi hose ku isi muri rusange. Reka ngubutse ko kandi iri tsinda DORCAS na Vestine mu gihe baremaranye na Irene bagiye bakorana ibitaramo byinshi bitandukanye, haba igitaramo cyabo bakoze muri Bikarena ndetse n'igitaramo bakoreye muri Canada. Nimba kandi warakunze ibyo mugezaho ukabukunda amakuru mugezaho, reka mwibutse ko ikintu usabwa ni kimwe kugira ngo nanjye ugende unsupportinga, kora subscribe kugira ngo ubashe gukora nanjye umunsi ku munsi. Marabizi yuko ikintu cya mbere mbakorera no kubakunda no kubahereza amakuru yizewe atari ibihuha. So guys, keep watching my video. I love you my people.